wigeze ubona ko mbere y'uko Imana ikuzamura akenshi ibintu by'ubukungu bwawe bihita bihinduka bibi? Amafaranga wari warazigamye arashira, hazamo imyenda n'ibindi bikwishyuza utari witeze. Amasezerano y'ubucuruzi arapfa, akazi cyangwa ipeti wari wizeye gahabwa undi muntu, maze ugasigara ureba konti yawe ya banki ukibaza uti Mana niki nakoze kibi? Ariko se bigenda bite niba ntacyo wakoze nabi? Byagenda bite niba ibi bibazo by'ubukungu atari igihano, ahubwo ari intambwe ugomba kubanza kunyuramo mbere y'uko Imana iguha inshingano ikomeye? Uyu munsi turavuga ku kuri ko mu buryo bw'umwuka, ibintu amatorero menshi muri iki gihe adakunze kuvugaho. Turarebera hamwe impamvu Imana rimwe na rimwe zemera ko umuntu anyura mu bihe bikomeye by'ubukungu mbere y'uko imushinga inshingano zikomeye, haba izo mu mwuka cyangwa se izo mu buzima busanzwe. Niba muri iyi minsi amafaranga yawe asa n'ayahagaze cyangwa ibintu bikakugendekera nabi mu by'ubukungu, ntukihutire kwirengagiza ubutumwa. Bushobora kuba ari ubutumwa wari ukeneye. Guhaye ikaze. Impamvu ya mbere, Imana igerageza kumenya icyo wiringiyeho. Mbere y'uko Imana iguha inshingano ikomeye, ibanza kumenya icyo wizeye by'ukuri. Ese wiringira iby'iguha cyangwa wiringira Imana ubwayo? Biroroshye cyane kuvuga ko ufite kwizera igihe wishyura fagitire zawe nta kibazo, kandi firigo yawe yuzuye ibiribwa. Ariko kwizera nyakuri kubakwa mu gihe umuntu anyuze mu bihe bikomeye. Iyo ubuzima burushaho kugorana, hari igihe biba ari ikimenyetso ko umugisha wawe wegereje, kuko ubanza kunyura mu muriro. Satani ashobora kugerageza guhagarika urugendo rwawe iyo abonye ko umugisha wawe wegereje. Hari igihe Imana yemera ko umwanzi agerageza amafaranga yawe, nk'uko yemeye ko Yobu ageragezwa. Imana iba ishaka kureba niba uzayivuma igihe amafaranga yashize, cyangwa niba uzakomeza kuyisingiza nubwo nta kintu ufite. Niba udashobora kuyisingiza mu gihe cy'inzara nibura, nturaba witeguye gucunga igihe cy'umusaruro mwinshi. Impamvu ya kabiri, irimo gukuraho ubwibone. Ibibazo by'ubukungu ni kimwe mu bituma bicisha bugufi cyane umuntu. Iyo ufite amafaranga menshi, biroroshye kwiringira ubushobozi bwawe, ukumva ko ubwenge bwawe ari bwo bukugejeje aho uri, cyangwa se imigambi yawe idashobora gutsindwa. Ariko Imana ntishobora guha inshingano zikomeye umuntu utekereza ko ibyo yagezeho byose yabigezeho ku mbaraga ze gusa. Mu Gutegeka kwa 2:8 haravuga ati, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ari we uguha ubushobozi bwo kubona ubutunzi. Hari igihe Imana yemera ko umuntu agera hasi cyane mu bukungu, kugira ngo igihe itsinzi igeze amenye neza ko atari imbaraga ze, ahubwo ari Imana yabikoze. Irimo gusenya ubwibone bwawe kugira ngo yubake imico yawe. Impamvu ya gatatu, irimo kwereka abantu batari abo kwiringira. Imana ntishaka kugera ku rwego rukurikira ugikururana n'abantu bakubera umutwaro, kandi nta kintu gishura inshuti z'ukuri n'abakugendaho kubera inyungu kurusha igihe umuntu ari mu bihe bikomeye by'ubukungu. Hari abantu baba hafi gusa y'umuntu iyo afite umugisha. Iyo amafaranga abuze, telefone ziraceceka, ubutumire bukagabanuka cyangwa bugashira. Ibyo bikwereka ko abantu bakurikiraga ibyo wari ufite atari wowe ubwawe. Hari igihe Imana yemera ko amafaranga ashira kugira ngo abo bantu bavemo, bityo igihe umugisha n'inshingano zikomeye bigeze, abasigaye iruhande rwawe babe ari abanyakuri. Impamvu ya kane, irimo kwagura ubushobozi bwawe bwo kwikorera umutwaro w'umugisha. Abantu benshi basaba Imana umugisha munini, ariko ubushobozi bwabo bwo kuwitwaramo buracyari butoya. Ubutunzi, ubuyobozi n'inshingano zikomeye bitwara umutwaro uremereye, haba mu buryo busanzwe no mu buryo bw'umwuka. Niba uhungabanywa n'ikibazo cyo gutinda kwishyura inzu, uzabasha ute kuyobora sosiyete y'abakozi 50? Uzahangana ute n'intambara zo mu mwuka zishobora kukujyana mu muriro mugari? Igitutu urimo kumva uyu munsi ntikije kugira ngo kigusenye, kije kugira ngo cyagure ubushobozi bwawe. Imana irimo gukomeza kwizera kwawe, irimo kukugira umuntu ukomeye utajegajega kandi udahungabanywa n'ibigeragezo. Niba uri mu bihe bikomeye by'ubukungu muri iki gihe, ntugire ubwoba, ntukemere guteshuka ku bunyangamugayo bwawe, kandi uko byagenda kose ntukagurishe amahame yawe. Ukomeza guhanga amaso ku bwami bw'Imana, shaka mbere na mbere gukiranuka kwayo. Nk'uko ubutumwa bubivuga, iki gitutu gishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko inshingano zikomeye zikwegereje. Akenshi nk'uko ubutumwa bubisobanura, ibitero bikomeye biza mbere y'uko umuntu agera ku ntsinzi. Niba ubu butumwa bwagufashije gusobanukirwa neza ibintu byo mu mwuka, andika mu bitekerezo uti, Mwami, niringiye inzira unyujijemo. Ni igitekerezo cyawe cyo kwizera.
kandi ubu butumwa buvuga ko Imana yubaha ukwizera nk'uko. Niba kandi hari umuntu uzi uhangayikishijwe n'ibibazo by'ubukungu muri iki gihe, musangiza iyi video, bishobora kuba ari bwo butumwa akeneye kugira ngo adacika intege. Nimwibagire gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo mukomeze gukurikira amakuru atandukanye ibyegeranyo nk'ibi byiza utasanga ahandi. Imana ibahe umugisha mwinshi. Nahasoreje. Naho je nitwa Emmanuel Iradukunda. Ndabashimiye. News Presents TV, a hub of wise contents.